fiki mzereka mwunganire ku kibazo yarabajije wenda mashallah abayakurikiye ku masomo baragiye tambuka nkuko ubushize twavuze kuri sirata ko abantu bazayinyuraho hari abazanyuraho nk'umurabyo hari abazanyuraho nk'umwanya umuntu akoresha iyo afungura amaso anayafunga hari abazanyuraho nk'umuyaga hari abazanyuraho nk'ifarasi zirukanka ibyo ni ibyiciro by'abantu bazanyura kuri sirata iryo ni isomo rijyanye na sirata hanyuma mu bintu bizaba bihari ku munzani bizaba bihari ku munsi w'imperuka hazaba hari n'icyo bita al-mizan umunzani nawo uzaba uhari bisobanuye ngo sirata barakallahu fiki bisobanuye ngo sirata ni kimwe mu bizaba bihari ku munsi w'imperuka n'umunzani nayo ni ikindi so ni ibintu bibiri byiza gute bitandukanye abantu bazanyura kuri sirata ariko bayinyureho babanje kugira gute kubarurirwa ibikorwa kandi niba barurirwa ibikorwa byabo niba bimara kubibarurirwa mu bizifashishwa harimo n'umunzani umunzani wo ku munsi w'imperuka Mwenyezi Mungu avugaho muri Qur'an wa nad'u al-mawazina al-qisṭa Mwenyezi Mungu ati kuri uwo munsi w'imperuka tuzazana umunzani utabeshya tuzazana umunzani w'ubutabera uzapimwa hagatoya n'akanini uwo munzani rero urahari uzapimwaho ibikorwa by'abantu abantu nibajye gupimirwa ku munsi w'imperuka ibarura rizaba riri mu bice bibiri hari ibarura ryitwa al-ardu bisobanuye ko umuntu ntabwo bazigera bamubwira akantu ku kandi bazajya gusaba bafata igitabo cye cy'ibyiza n'igitabo cy'ibibi niba aricyo gihari bareba uburemere gusa ahita ajya mu ijuru iyo bayita ardu hanyuma hakaza iyindi bita munaqasha intumwa y'Imana muri hadithi ya Aisha radiyallahu anha iravuga iti man nuqisha al-hisaba udhib umuntu wese uzakoreshwa munaqasha ni debate bazaburanya wakoze ibi urabeshya warabikoze sinabikoze warabikoze dore kigaragaza ko wabikoze uwo bazaburanya mu barura hadithi iravuga ngo azahanwa n'itegeko buri wese bazaburanya mu barura azahanwa walidhalika intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam mu dua yakundaga gusaba cyane yakundaga kuvuga ati Allahumma hasibni hisaban yasira iyo dua rasul yakunda kwisoma dua ngufi cyane Allahumma hasibni hisaban yasira maana ndagusaba ko wazankorera ibarura ryoroshye bimaana ntabwo bazajya mu kantu ku kandi nimbiyo umuntu akagenda walidhalika mzee rero nkuko twavuze kuri sirata n'umunzani urahari uwo n'umunzani bazapimaho Mwenyezi Mungu avugaho muri suratu al-Qari'ah fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah uwo bazapima ibikorwa bye byiza bikaremera kuruta ibibi umunzani w'ibyiza umunzani ku munsi w'imperuka urahari uzaba ufite aho gutereka habiri uwo bazapima isala sawmu sadaqa hijja ibyiza bikaremera kuruta ibyaha fahuwa fi 'ishatin radiyah uwo nguwo azaba ari mu buzima bushimishije wa amma man khaffat mawazinuhu na wa wundi umunzani we uzaba ari umunzani w'ibibi ari byo biremera cyane kuruta ibyiza fa ummuhu hawiya uwo nguwo nyina aho bazamushyira nihe muri hawiya hawiya ni namwe mu moko ya jahannam bazamushyira muri jahannam witwa hawiya wama adraka ma hiya narun hamiya n'umuriro utwika cyane ukagera ku magufa imbere walidhalika bityo rero iza aya tugiye tuvuga ni aya zigaragaza ko umunzani ugize gute umunzani urahari nkuko hari abo bazapimira ibikorwa byabo basange ni 50-50 50-50 hanga watega amatwi hari abo bazapima babone byose birareshya ibyiza n'ibibi byose abo ngabo rero bazabarizwa mu bita ashabul a'raf muri Qur'an harimo isura yitwa suratul a'raf al-a'raf na ahantu ku munsi w'imperuka hagenwe abo bantu bazajya babandi byiza n'ibibi bizagira gute bizaba bingana bimaana azaba nta cyiza afite cyiyongeraho gituma ajya mu ijuru ariko nanone nta n'ikiba afite cyiyongeraho gituma ajya he mu muriro 50-50 bazatinzwa aho hantu kwanza bari hariya bakomeze gutinda bakomeze kuhatinda ariko nabiherezo ryabo bizarangira bagiye he mu ijuru ashabul a'raf haninjiramo babandi batigeze babona intumwa y'Imana batigeze banagerwaho n'ubutumwa hari umwana babyarira mu shyamba rya Amazon agakuriramo abana n'inyamaswa nta muntu arabona kugeza apfuye bamwe mu bamenyi batubwira ko abona aho bazinjira muri a'raf ashabul a'raf akaba yararinze apfa nta butumwa bwamugezeho kandi Mwenyezi Mungu aratubwira ati wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula
ntabwo tuzahana abantu tutaraboherereje iki intumwa. hari utaragezweho n'ubutumwa rero Allah ntazamurenganya, nawe azajya muri bariya abantu bazaba bari hari ashabul a'raf. bityo ku munsi w'imperuka umunzani urahari bagaragu b'Imana. hari abamenyi batubwira ko hazapimwa ibikorwa hinjiramo n'amagambo. hari n'abandi bamenyi babona ko hazajya hapimwa iki, hazajya hapimwa na nyiri nawe ubwe baguterekeho. izo zose ni imvugo ebyiri z'abamenyi zihari, ariko ngiye mbona imvugo ifite imbaraga ari uko hazapimwa ibikorwa by'umuntu. nubwo bariya bamenyi nabo bafite dalili, no muri dalili bagenderaho harimo ko Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ku gihe cy'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, igihe kimwe Rasuli yamutumye mu giti kugira ngo agire itunda aca urubuto. Ibn Mas'ud yari afite amaguru mato cyane, yarananutse cyane. agiye mu giti umuyaga uraza uhuha amaguru, aragenda asigara afashe n'amaboko, ari kugenda gutya agaruka. abasahaba bicaranye n'intumwa y'Imana bose baratembagara, baraseka, baryama hasi. intumwa y'Imana yababwira ati ariya maguru muri guseka azaba aremereye ku munsi w'imperuka kurusha mwese uko twicaranye hano. izi ni nazo hadithi bagendera bamenye bavuga yuko bazajya bapima n'umuntu. umunzani rero urahari rwose, umunzani bazawuzana, ni umunzani utibeshya. ese ntubona hadithi ivuga ngo kalimatani, amagambo abiri, khafifatani ala lisan, aroroshe kuyavuga ku rurimi, faqilatani fil mizan, azaba aremereye cyane ku munzani. umunzani rero nuko uhari. izo ni aya twasomye, ni hadithi igaragaza ko umunzani hari ibizawushyirwaho yawm al-qiyamah. intumwa y'Imana ikatubwira ko ayo magambo ari ayahe, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi al-azim. kadhalika no mu zindi hadithi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam athqalu shay'in fi mizani al-abdi yawm al-qiyamah, ikintu kizaremera ku munzani w'umuntu ku munsi w'imperuka kurusha ibindi, husnul khuluq, imico myiza. ikigaragaza ko rero umunzani uzakora akazi ku munsi w'ikiyama. Allah dushoboze kuzaba muri babandi iminzani yabo y'ibyiza izaremera kuruta iminzani y'ibibi. ndakeka ngerageje gusobanura insha Allah.